ibyo nabitekereje cyane ndebye umurimo w'abana b'Imana bari gukorera mu gihugu cy'abaturanyi nanone mu majyaruguru. Abenshi bagiye bitewe nuko hari icyabaye, ntabwo bagiye ari ubushake bwabo ariko basanze umurimo nawo ukomeye cyane kandi wagutse. No mu Burundi niko bimeze rero. Ibyiza nuko twagenda hakiri kare, nta mpamvu yo kugenda ari uko hari ikibaye. Ubanza ari cyo kintu ndi bubwira abantu cyane muri iki kiganiro. Twifuza ko Imana itubashishije mu kwezi kwa 7 cyangwa kwa 8 twazasubirayo noneho dufite imbaraga, dufite amaransevu wajyana ubutumwa kure, dufite amavuta ahagije, essence ihagije, bya byisho byose bikabasha gutambuka. Ubwo rero abantu b'Imana bari kudutega amatwi, twiringiye yuko bazadufasha, twiringiye ko tuzabona abakozi baza tukajya gufatanya uriya murimo, kubera yuko umurimo urahari rwose kandi Yesu Kristo azagaruka ari ku murimo wageze ku ntego yawo. Ahubwo rwose uyu mwaka n'abandi barebe izindi site bajyaho, yego, kugira ngo bafatanye na bene data bo mu Burundi kwamamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo. Amen. Nagize navuga ko ari amahirwe make kuko ndanyuzwe n'iby'Imana yabashije kungezaho, ariko numvaga nakomeza gutega amatwi benshi. Ariko nabashije kuganira n'abantu ndumva bagera kuri 6 bansagiza ubuhamya bwabo, ndabishimira Imana cyane. Kandi bwankoze ku mutima pe. Ibyo nabwirwaga nk'inkuru mbarirano igihe nandikaga ni duto cyane, ni inkuru mbarirano koko, ariko abantu b'Imana bampaye ibiganiro, namwe muzabyiyumvira uburyo kuri ino nzira ni inzira y'impatanwa, ariko kandi hari abari kwinyuramo ku buryo tuzatsindwa imbere y'Imana igihe tuzanga kwinyuramo, kandi hari ababashije kwinyuramo. Ni abantu bafite commitment mu byo bemera, ku buryo amagambo yabo baravuga bati mutubwire icyo ari cyo cyose ijuru risaba ngo twemerwe naryo, kuko umugambi wacu ni kujya mu ijuru. Iyo niyo gahunda bafite, ku buryo biteguye gushyira ikintu icyo ari cyo cyose bumvise bamaze kwemezwa ko gikomotse mu ijambo ry'Imana. Tubasuhuze cyane kandi tubaha ikaze cyo kwisabato platform. Tubashimiye mwebwe abakiriya cyo kwisabato. Jewe mwumva kuri mikoro nitwa Kera Mandela. Imbere yacu dufite umuvandimwe Eric Habyarimana, yikabaho neza. Umaze iminsi rero udahari, tutakubona, kandi impamvu irahari nayo tuje kuganiraho. Wari waragize ujya mu Burundi kwivuga butumwa. Turifuza ko dusangiza amakuru menshi, amakuru y'abagenzi bari aho ngaho, y'abavandimwe bari aho, ariko nanone n'imibereho muri rusange umukristo wahariya abamo, mbese n'uburyo twese twahurira hamwe mu murimo w'Imana. Yego. Ariko mbere yuko wenda tubyinjiramo cyane, banza dusengere. Kadusenge. Data udukunda uri mu ijuru, umwami wacu, tugushimiye yuko urukundo rwawe rukomeje kuba kuri twe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tubanje kugushimira ko watwambukije umwaka ushize ukatugeza mu wundi mwaka amahoro, ukaba uduhaye n'amahirwe yo kuza kuganira iby'umurimo wawe. Tuzi neza kuri hafi gucyura ubwoko bwawe, uko ibihe bigenda birushaho kujya mbere, turi kwegereza umunsi w'imperuka, ariko kandi uraduhamagara kugira icyo dukora kugira ngo ubone kugaruka. Nicyo tugiye kuganira rero, duhe ikiganiro cyiza, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze, amen. Amen, amen. Eri, wavuye inaha ryari? Wagiye ute? Wahuye na bande? Wari ugiye mu kihe gikorwa? Sinzi aho uhera kuko ibintu ni byinshi. Yego. Wowe reba uko ukurikiranye inkuru neza. Icyambere ndashima Imana, nshimira Imana yuko ari nziza kuri twebwe, kandi igikomeye ni uko yatugabije umurimo wayo, ikaduha gutoranwa nayo
kugira ngo tuyikorere mu ruzabibu. Rero nk'uko wari umaze kubivuga mu minsi ishize, guhera ku itariki 20 nagize urugendo 20 z'ukwezi kwa 12 dusoje, nagize urugendo rw'ivugabutumwa rwerekeje mu gihugu cy'u Burundi, aho nagombaga kuba mu ntara ya Bururi ahitwa muri zone ya Gasibe, ni ku musozi wa Musagara, ni muri komine ya Matana. Naho ngaho nari nerekeje, ni ahantu abantu b'Imana babonetse bakagerwaho n'ubutumwa bwiza, ubutumwa bwo kuri kw'iki gihe kurimo n'isabato, kandi bakabyakira mu buryo budasanzwe. Igihe nandikaga igitabo umucyo w'isabato na mugenzi wanjye dufatanije platform, twifuje kumenya byinshi byerekeranye n'uko Imana iri gukora muri iki gihe. Kiriya gitabo uburyo cyanditse mu buryo bw'amateka, uhereye muri Edeni Imana ishyiraho isabato, ugakomeza kugeza uyu munsi, ndetse n'ikijambo ryavuze ku buhanuzi byerekeranye n'isabato. Ubwo rero twaje muri ayo mateka yose, muri Edeni, abakurambere n'abahanuzi, mu gihe cya Yesu, intumwa, ndetse twibaza nuko isabato yakomeje gukomezwa mu gihe Bibiliya yari imaze kwandikwa. Ubwo ni mu gihe cy'abakayisari basimbuwe n'abapapa, ndetse bigakomeza nyuma ya y'impinduramatwara mu Bufaransa, ubwo abantu habonetse umugabane wa Amerika. Ibyo byose twagiye tubisuzumana ubwitonzi ngo turebe mbese isabato iracyari umunsi wera, iracyari umunsi w'Imana. Twifuje yo kumenya n'iby'iki gihe, niba uwo mucyo w'isabato kimurikira abariho uyu munsi, kandi abawakiri bakawukirana ubwuzu nk'uko abo mu gihe cyashize bawakiraga. Nuko tuza kumenya amakuru rero y'ibyabereye mu Burundi, aho ngaho i Bururi, ariko twumva dufite agahihayiho ko kwiyumvira iby'amashini yakiri nyuma y'ubwo buhamya bwabo, maze dutegura kuzabana nabo. Icyo rero nicyo cyatumye mva mu Rwanda ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12, ngiye gusura abantu b'i Bururi ngo numve iby'ubuhamya bwabo nuko Imana yabanye nabo ikabagezaho kuri kwayo kw'ijambo ryayo, harimo kuri kw'iki gihe kwerekeranye no gukomeza amategeko y'Imana, harimo n'isabato. Uvuye aha ngaha rero ugiye i Bururi. Yego. Izina narikunze cyane. Bifite ukuntu bifitanye amasano n'ikindi gihugu duturanye nacyo gifite Bururi. Birantangaje kuba no mu Burundi hari Bururi. Wagiye wanyuze he? Wagezeyo ryari? Mwatangiye umurimo ryari? Yego. Nahagurutse hano ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12, naye niteze ko ngomba kugerayo uwo munsi, kuko mu Burundi ntabwo ari kure, ariko ntabwo byankundiye. Nahagurutse Kigali, nafashe imodoka ya 2:00 za mu gitondo, ariko ngomba guca i Rusizi kugira ngo nambukire ku mupaka uri hirya ya Bugarama gatoya, nifuza kuhingukira mu Kibitoki, kuko hari iteraniro ry'ivugabutumwa ryateganwaga ryagomba kumara icyo cyumweru, kandi wari uriyoboye ni umuvandimwe Nkundimana Ismael, ni umuturage rero utuye mu Kibitoki. Nk'umuntu rero wari uzi muri ako gace, ngewe ntahazi, nifuje kujyana nawe, bituma nca aho ngaho Rusizi. Ariko ntabwo byampiriye kurara ngezeyo, n'ubundi numvaga nzagenda ku itariki 20, hari Wednesday, hari ku wa 4 w'isabato. Hanyuma ku wa 5 w'isabato nkabanza nkaruhuka nkareba n'iyo misozi yaho mu Kibitoke. Namara kuruhuka ku wa 6 w'isabato tugahagurukana na Nkundimana Ismael tugiye aho ngaho i Bururi, tugazatangira amateraniro ku isabato bukeye. Ntabwo byankundiye, nagezeyo ku wa 5 mu Kibitoke, kuko ntabwo nari nzi ko umupaka ufungwa saa 12 za nimugoroba. Nari nzi ko ukora amasaha 28 kuri 28, ariko kubera urugendo rurerure ruva i Kigali rujya Rusizi, nahashyitse amasaha yo gufunga umupaka yegereje, bituma ndara rero hafi ya Bugarama, noneho nzinduka mu gitondo nambuka umupaka mu Kibitoke. Ngeze mu Kibitoke, nahuye n'uwo mwene data waruje kunsanganira ku mupaka, tujyana mu rugo. Ni mu birometero bitarenze 8 rwose uvuye ku mupaka. Ni ahantu heza, ahantu hari imbuto nyinshi narahakunze,
kandi itorero ry'abadiventisiti umunsi wa karindwi, abakomeza amategeko y'Imana barahagwiriye rwose. Hari insengero nyinshi bisa naho ari nka karitsiye ndetse y'abadiventisite, kongeraho abayisilamu. Nabonye hari n'imisigiti y'abayisilamu, uretse ko muri rusange nabonye Burundi bukize ku idini ya Kisilamu kuruta mu Rwanda, ariko mu Cibitoke abadiventisite ni benshi. N'ubutumwa kandi barabwakiye bwa kidiventiste, naritegereje nsanga bita ku magara mazima, hari imibereho y'abadiventiste babaho, ibyerekeranye n'imirire, hari n'utundi tuntu dushya nahungukiye nitugira amahirwe tuzabisangiza abantu b'Imana, uburyo bwo gutegura ibyo kurya bitandukanye bikomoka ku bimera kandi biryoshye, bishobora gutuma abantu badahurumbira bya bindi bikomoka ku matungo kandi byangiza ubuzima. Narabikunze cyane. Cyakora harashyuha cyane, hari ubushyuhe bukomeye cyane, ku buryo mpagenda numvise kuhaba bishobora kungora mu buryo runaka. Bwarakeye rero dufata urugendo rwerekeje hahandi nakubwiraga i Bururi, ubwo ni kuwa gatandatu, ariko igihugu nasanze gifite ikibazo cy'ibikomoka kuri peteroli, babyita igitoro mu Kirundi, ku buryo ibikomoka kuri peteroli byaho birahenze cyane. Byari bigoranye rero kugenda, ariko Imana iradufasha tubasha kugerayo amahoro. Si uko amafaranga yarabuze yo kugenda, ariko ubwabyo kubona ibigutwara bitewe n'igitoro nabyo byari ikizamini. Cyakora bituma nyine n'ibiciro byikuba inshuro nyinshi cyane. Nk'urugendo ruva aho ngaho mu Cibitoki aho bita Rugombo kugera Bujumbura, ubundi basanzwe batanga hagati y'ibihumbi 6 n'ibihumbi 9 bitewe n'ikinyabiziga wahisemo cyo kugutwara, ariko ndabyibuka neza buri wese yatanze ibihumbi 20 kugira ngo tugere i Bujumbura. Urumva ko byikubye inshuro zirenze 2. Urumva rero birahenze. Kuva nanone Bujumbura tugera iyo ngiyo aho bita Imatana, yewe byari bigoranye cyane. Twasaga nkaho tunasezeye ko tutari bugende, ariko nyuma yaho Imana iradufasha tubona imodoka, ndetse imodoka yihuta, navuga ko ari ijuru ryayohereje ntabwo nshidikanya, ibasha kutujyana itugeza aho ngaho Imatana, tubasha kurara tugeze kuri site y'amateraniro y'ivugabutumwa. Nuko ugeze kuri site, wenda mbere yo kutubwira abo uvuganye nabo, aho waganiriye nabo, duhemo amateka muri make. Wari wavuze ku buryo mwamenyanye n'abo bantu, ariko ntiwagasobanuye neza uburyo mwamenyanye, uburyo wanatekereje kujyayo, n'icyo washaka kuvanayo. Yego. Ni iki kidasanzwe cyatumye umucyo w'isabato uzindukira aho hantu kugira ngo ugire ikintu wavana usangiza bene data? Nabikomojeho ko twari turi kwandika igitabo kandi twifuza kumenya iby'iki gihe cyacu turimo, ngo dutange ubuhamya ku bantu, kuko amategeko y'Imana cyane cyane isabato yasiribanzwe, yavuzweho amagambo menshi, bigaragara yuko amategeko y'Imana yakuweho, ariko kandi abantu bahoze bemera ibyo bintu, umucyo w'Imana ubarasiye baza kuwakira. Ubutumwa rero bugeze i Bururi aho mu Burundi, igihe twumvaga ibyahabereye byadukoze ku mutima, twumva dushatse kugenda ngo twumve amashirakinyuma y'ibyabaye, tubyiyumvira babyivugira bo ubwabo. Nicyo rero cyanzinduye, kandi ibyo nasanze umva biratangaje. Nibyo byari byanjyanye, ariko nabonye byinshi biruseho, ariko icyo ngicyo cyo cyankoze ku mutima cyane. Ni imisozi itaragiramo ubutumwa. Mu Burundi nabajije amakuru, bambwira yuko abadiventiste umunsi wa karindwi bari mu Burundi, ubwo ndavuga abatwaye umucyo w'isabato, batarenze cyangwa se barenzeho gato y'ibihumbi 200. Ibyo bihumbi 200 nabo 1/2 cy'abadiventiste bo mu Burundi biganje muri iki gice cyo mu Cibitoki, aha hafi y'u Rwanda, hano hafi rwose. Abandi bakristo bari mu Buganza niba mbivuze neza, abandi bakaboneka mu mujyi wa Bujumbura, ariko hari uduce two haruguru tutarageramo ubutumwa. Nk'icyo gice cya Bururi, igice cya Cibitoke, na ahantu rwose umucyo w'isabato utaramurikayo mu buryo budasanzwe.
rero abantu b'Imana baje kubona umucyo, ndaza kubisobanura yenda numbaza icyo kibazo ukuntu byahageze, bawakirana ubwuzu cyane, bawakira mu buryo budasanzwe, ndetse bibahindurira imibereho, haba uko babanye n'abandi n'uko barebwaga mu bihe bishize. Byatumye rero duhaguruka turavuga ngo reka tujyeyo, maze kuri iyo tariki ya 22 urumva nibwo nageze kuri uwo musozi wa Bururi, ngiye kwiyumvira ibyahabereye, kandi ndashima Imana yuko Imana yabidushoboje, kandi ibyo nasanze nibyo naje kubasangiza kugira ngo dusangire ubwo bunararibonye, twumve n'iki Imana idutezeho muri iki gihe dutegereje ugaruka kwa Yesu. Urumva ko 200,000 mu bantu barenga 12,000,000 mu Burundi ni bake cyane, ni bake cyane. kandi nabwo ugasanga birunze ahantu hamwe, ntabwo banyanyagiye mu gihugu hose, Birunze izo za Kibitoki, za Buganza, za Bujumbura, yego. mu gihe ibindi bice izo za Ngozi, izo za Bururi turi kuvugaho nta butumwa buriyo. Mbese nkawe wagezeyo urabona n'abantu, ntabwo navuga ko abantu b'Imana ari bake, ariko ni itsinda ridatubutse nk'uko byakabaye bimeze. Ni iyihe nkomyi wabonye ahari bitera? Ese ni iki abantu b'Imana basabwa kugira ngo abantu hakorerwe umurimo? Urumva abantu 12,000,000 bari mu gihugu zirenga 13 nabo, hakaba harimo 200,000 abizera bake, ugereranyije no mu Rwanda aho turi miliyoni irenga, kandi ukabona ko nubwo turenga miliyoni ntabwo ari benshi. Murumva rero noneho ni umwizera mu Burundi buriyo nka Nyakamwe abayeho ate, n'icyo dukeneyeho twebwe. Yego, icyambere nyine kuba abantu birunze igice kimwe, bambwiye ko bikomoka ku mateka. Murabona u Rwanda n'u Burundi bisa nkaho bisangiye amateka, cyane cyane amateka ashingiye ku moko n'uturere. Ubutumwa rero bw'Abadiventiste bwageze mu Rwanda, bambaye mu Burundi buturutse mu Rwanda, buhingukira aho ngaho hafi y'umupaka mu Kibitoke, kandi Kibitoke bigasa nkaho ituwe n'ubwoko bumwe, mu gihe muri ibyo bice bya ruguru ari ubundi bwoko. nibutsa abantu ko umuntu wajyanye ubutumwa aho ngaho ni Derove, David Derove avuye Gitwe. Yego, rero ubwo butumwa bisa nkaho noneho iryo dini ryabaye ry'ubwoko runaka, byabaye inkomyi. Ayo ni amateka yacu, ntabwo twayirengagiza. Byabaye inkomyi yo gutuma bandi bakira ubutumwa. Cyakora n'ababwakiriye navuga yuko habayeho intege nke, bigumiye muri uwo mutaka, ntabwo bakwirakwiriye hose. Ariko kandi nkwira igihe manzi cyari cyo gihe cyo kugira ngo ubutumwa buhagere, kandi nk'uko tuzakomeza kubasangiza ibyo twakuyeyo, abantu bari kwakira ubutumwa mu buryo budasanzwe, bakunze Imana cyane, bafite inyota. Niyo mpamvu twaje kubibasangiza. Rero uravumbaje abantu b'Imana bakeneye ni iki dukenewe guhaguruka. Ndabyibuka mu byanditswe byera, mu byakozwe n'intumwa, abigishwa intumwa zimaze guhabwa Mwuka Wera zigumiye Yerusalemu, bumva baratuje, ntabwo bashaka kujya muri ibyo byose. Ariko igihe Stefano yari amaze kwicwa, akarengane kakanyanyagira, noneho abantu barakwiriye imishwaro bajya kuvuga ubutumwa bwiza. Ntabwo nzi niba twaba dutegereje ibyo bihe, kandi mbona bisa nkabyo yuko ubutumwa mu Rwanda bwaratsimbataye nk'uko Abarundi babivuga, bwarahageze, ku buryo usanga n'ibibazo duhanganye nabyo ntabwo ari ubukene bw'ubutumwa, ahubwo nuko twariye tugahaga tukarengwa. Rimwe na rimwe ugasanga noneho twatangiye no kubirwaniramo, sinzi uko nabisobanura. Ahandi rero ho harakakaye, nta butumwa buriyo. Numva aho kugira ngo dutinde muri bya bintu biri kudutinza, ahubwo twaba dukwiye guhaguruka, bidasabye ko hari ikintu kidasanzwe kiba. Ibyo nabitekereje cyane ndebye umurimo w'abana b'Imana bari gukorera mu gihugu cy'abaturanyi nanone mu majyaruguru. Abenshi bagiyeyo bitewe n'uko hari icyabaye, ntabwo bagiye ari ubushake bwabo, ariko basanze umurimo nawo ukomeye cyane kandi wagutse. No mu Burundi niko bimeze rero. Ibyiza nuko twagenda hakiri kare, nta mpamvu yo kugenda ari uko hari ikibaye.
ubanza ari cyo kintu ndi bubwire abantu cyane muri iki kiganiro. Ugezeyo rero mwahereye kuki umunsi wiraga bigenze bite? Yego urumva twahageze nijoro twananyagiwe bikomeye, navuze ko mu Kibitoke cyari hashyushye, noneho twasanze hakonje cyane ari ubutita. Ni mu misozi ho ntabwo ari mu murambi nk'uwa Kibitoke. Harakonja rero, ariko Imana yadufashije, twashimye Imana cyane pe kubona tuhagera kuko byari bigoranye. Ubwo rero tugeze amateraniro yatangiye ku isabato birumvikana, ariko cya kibazo cyo kubura amavuta ibikomoka kuri peteroli byatukomye mu nkokora, kuko twasanze aho hantu nta muriro w'amashanyarazi ubayo. Ni igice gisa nkaho kitafite iterambere rifatika, gisa nkaho kiri inyuma mu iterambere, nta muriro w'amashanyarazi wari uriyo. Byasabaga ko dukoresha moteri, tugashyira amavuta muri moteri, iyo essence, kugira ngo tubashe gukoresha ibyuma birangurura amajwi. Kubona rero ayo mavuta byari bigoye cyane, ku buryo byabaye inkomyi ya mbere twahuye nayo. Twafashe n'ibihe byo kubisengera, ariko Imana yagiye idufasha inyuze mu bantu twari dufatanije uwo murimo. Navuze yuko najyanye na Nkundimana Ismael wari uyoboye ayo materaniro, ariko tugezeyo twasanze hari na korali yari iturutse i Bujumbura yitwa Korali Guma ku Rufatiro. Yari iturutse mu gice cya Bujumbura ije gukora umurimo w'ivugabutumwa aho hantu. Nabo ku itorero ryitwa rya Gatumba, abo bantu baturutse Gatumba, Korali Guma ku Rufatiro, n'umuhanzi ku giti cye Rebecca, nibo bari baje gufatanya natwe. Batugiriye umumaro kuko ubwinshi bwabo, bamwe baje muri icyo gihe abandi basigarayo. Urumva guterura korali yose ntabwo bose baziye rimwe, abasigaye inyuma barwanye intambara idasanzwe kugira ngo ayo mavuta atugereho gushyira muri moteri, ariko byaragoranye pe. Nasanze habaho igitoro, niko bacyita, nabivuze, igitoro gifatwa nka fraude. Kukigufatana ubwabyo ni ibintu biteye ubwoba, hariho n'amabarriere mu nzira. Ubwo rero byari bigoranye kugira ngo kizanatugereho. Ubwacyo kirahenze. Mu gihe narebye kuri sitasiyo za essence, litiro ya essence igura 4,300 n'uduceri turengaho, ariko kugira ngo itugereho binyuze muri izo nzira, kubera ko zari zabuze, litiro imwe n'igice, ubwo essence igiye muri cya gicupa kinini cy'amazi yadusabaga 25,000, kandi ubwo ni amafaranga net iri bugurwe kugira ngo izatugereho. Amatike n'ahantu bizaca, urumva ni amakorosi menshi, byari bigoye. Ni challenge ya mbere yo twahuye nayo kandi ikomeye, ndetse hari ibihe tutakoze. Ndabyibuka hari iminsi 2 tutakoze, umunsi umwe byatewe nuko nta gitoro dufite, undi munsi nawo moteri yacu nayo igira ibibazo irabyanga na cya gitoro kimaze kuza. Urumva yari challenge twahuye nayo, kandi amaterano yacu ntabwo yagenze uko yarakwiye kuba yakagenze. Hari ibyo twigomwe kuvugira mu ndangurura amajwi kugira ngo tuze kuzigama cya gitoro. Nuko rero amaterano yaberaga hanze, ni nko ku kibuga. Hari ikibuga cy'ishuri aho ngaho ku musozi wa Musagara, ishuri rya primaire, niho twakoreraga amateraniro. Mukavuga n'indangurura amajwi. Biratangaje cyane, nanjye nahageze numva ndishimye. Marereze make nta bikoresho byari bihagije, ahubwo dufite byo kurangurura. Hari amaspeaker iyo korali yazanye manini rwose abasha kugeza amajwi kure, ariko ho hemewe n'amaranse voix. Twifuzaga amaranse voix ajyana mu misozi ya kure ubutumwa, ariko ntabwo twayabonye. Ho rero nta kibazo cy'urusaku. Amaterano yacyakorerwa ku misozi, ntabwo ari nk'aha ngaha. Hano ho murabizi yuko amaterano agomba kubera mu rusengero gusa. Rimwe na rimwe ndetse bari bashyizeho amabwiriza yo kuba hari sound proof, amajwi atabasha gusohoka hanze. Ho rero rwose hari uburenganzira busendereye. Na mu gitondo biremewe gucomeka saa 10 mukaririmba mukabwiriza. Ntibababaze ngo kuki mubyutsa abantu. Oya, ntabwo ari uko bimeze. Abanyagihugu ntabwo ari uko bimeze. Ho hari ubudendezo, kandi abantu barabikunze, barabinyotewe. Ahubwo nyine nuko bitadukundiye bitewe n'ibyo bibazo byari bihari
navuga ko bitari biteguye mu buryo bushyitse. birumvikana ko abantu hakiri amahirwe yo kuvuga ubutumwa niba ubutumwa bushobora kubwirizwa ku mugaragaro nk'uko ubwisanzure nk'ubwo ariko hakaba hari abizera ntabwo navuga ko ari bake ariko umubare wakabaye urenzeho byumvikane ko hari umurimo ugikenewe kuhakorerwa nk'abo wahageze wabonye byashobokaho ko abantu bahaguruka bakajya kuhakorera. Ahubwo aho hantu niwo turi guhinga mu Rwanda tubyita injumbure, umurima wahinzwe kenshi tukawusubiramo kenshi cyane, turi guhinga injumbure kandi hari imirima myiza cyane yaraye, tukaba dukwiye kujya kubibamo ubutumwa bwiza. Muri ibyo bice cyane cyane mu bice byo hirya ya Kibitoke na Bujumbura hari umurimo ukomeye cyane, havugwa ijambo isabato bikumvikana nk'ibintu by'inzaduka, n'inzaduka kuri bo kumva abantu b'abanyesabato, abantu barima niko babyita, abantu barima kuwa Mungu bahinga ku cyumweru ni icyaha, ni sakirirego, ku buryo abantu bakiriye ubwo butumwa nzabasangiza video uko bagiye batubwira, ni sakirirego cyane guhinga kuwa Mungu. Babona ari abasazi, babona ari abantu badakomeye mu mutwe, babona abantu bafite izindi nyungu bakurikiye, biragoye kubyakira ubwabyo. Nicyo nshatse kuvuga ni iki, ntabwo bazi umucyo w'ukuri kw'ijambo ry'Imana kw'iki gihe, ntabwo byabaciye mu matwi ngo babyange, oya, baracyari vierge, baracyari nta kintu ziracyari impapuro zitagize ikintu cyanditseho, ahubwo habuze abantu bajya kwandikaho. Kandi ni hanini cyane, ni hanini cyane, agace karimo abadivantiste ni gato, nako gace nyine ndi kuvuga ka Kibitoki no mu Bujumbura no mu Buganza, ahandi hose hasigaye ni umurimo ukomeye cyane. Hari abantu bavuye kure, ndabyibuka hari abasore 3 baje, ubwo n'itorero ryose ryaje baturutse za Gitega, baje kudusangiza amakuru yabo, bifuza ko tujya kubafasha ngo hajye gukorerwa umurimo. 3 aribo bagize itorero, nibo bagize itorero. Barahagurutse baraza bati, ubwo bakoze urugendo rurerure birumvikana kugira ngo batugereho, baje kudusaba ubufasha, mwaje natwe mukadufasha gukora umurimo Igitega. Ubwo kandi hari n'ahandi hari 2, hari n'ahandi hari 8, 3, nuko nguko bakwirakwiriye muri iyo misozi ya kure cyane. Rero hari umurimo ukomeye, umva abantu bari mu gice cy'u Burundi hagezemo ubutumwa mu kiryamiye aho, ni mubyuke abanyarwanda mubuza aho mujya gukora umurimo, ntabwo tuzarwanira n'uruhimbi, ni muhaguruke tujye gukora, kuko umurimo ni mugari cyane mu Burundi. Nicyo naje kubabwira pe. Ugezeyo rero bacyaga mu gitondo bukira, gahunda yagendaga itu munsi, yego, uvuga butumwa mwagize. Mpereye aho ku isabato tugezeyo, mbo twagezeyo vendredi. Hari ikindi nakubwira, hari abantu beza cyane kuri uwo musozi, nubwo kuri kutabagezeho ariko bafite amahirwe akomeye cyane yo gutega amatwi, yo kwakira ukuri kuvuzwe, yenda bagasigara barwana nabyo, basaba ubusobanuro bwimbitse, ariko barashaka kumva barashaka kumva narabakunze. Ikindi gitangaje, uwo muco wabo kwakira abashyitsi wanejeje. Uzi ko ahantu twari ducumbitse baturaje atari mu rugo rw'abadivantiste, urumva ndaza kubivuga yuko baje kubona urusengero narwo mu buryo bw'igitangaza, ariko rutoya rutanameze neza. Ya korari niho yari icumbitse mu rusengero, abagabo bamwe ndetse barara mu ishuri rimwe aho twari turi gukorera ayo materaniro kuri uwo musozi. Hari ishuri muri icyo kibuga cy'ishuri, ishuri rimwe niryo babatije, abagabo n'abasore bakaba ariho barara. Twebwe rero abashyitsi baturutse kure, ndavuga uwo Nkundimana Ismael nanjye, badushakiye aho gucumbika. Ahantu twacumbitse ntabwo ari abadivantiste umunsi wa 7, ariko baratwemeye baratwakira. Numvise bintangaje ndetse binkora ku mutima cyane, ariko nanone mbona nicyo gituma mvuga ngo ni ahantu heza ho guhinga, ni ahantu heza ho kubiba imbuto y'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uwo muco wo kwakira abashyitsi, baragero baturaza aho ngaho. Namenye nyuma yaho yuko batari abadivantiste, ari abapantekote bakunda Imana, ariko
badafite ingingimira yo kwakira abantu b'Imana nanone nubwo badahuje kwizera ndetse n'ibibavugwaho atari ibintu byiza. Urumva ni amahirwe. Bukeye mu gitondo rero twateranye nk'uko bisanzwe ku isabato, amateraniro yo ku isabato bisa nk'ibyino niko bigenda n'ahandi. Gahunda y'ishuri ryo ku isabato ni imwe no kuramya. Nimugoroba nibwo twatangiye amavuna muri rusange ku mugaragaro. Dutangira ibikorwa by'ivugabutumwa kuri uwo mugoroba. Warumbajije rero uti umunsi wagendaga gute? Umunsi mu gitondo, ndavuga indi minsi isigaye uretse uwo munsi twahageze, twageraga ibihe byo guterana mu gitondo mu masaha 10:40 saa 11 tugahurira mu ishuri rimwe aho ngaho, kubera ko hari imbeho nyinshi cyane ntabwo twajyaga mu kibuga. Tugahurira mu ishuri, baba Kristo baho bagize urwo rusengero, ya korali, natwe tugahura tugafata ibihe byo gusenga no gusaba Mwuka Wera no kwiga ijambo ry'Imana. Hanyuma tukabisoza mu masaha ya saa 12 n'indi minota, tukajya gufata ifunguro rya mu gitondo. Twamara kurifata tugahaguruka tukajya kubwiriza, tukajya mu mihana tukiremwamo amatsinda 3, 4, 5, tukagabana iyo misozi tukajya kubwirizayo tubashyira ubutumwa bwiza, yego urwo kurundi. Aho batwakiriye twasanga bahari, uretse ko ntabanze kutwakira, n'abantu beza cyane bakira abashyitsi ndetse babumva banyotewe no kumva ibyo babazaniye. Kiretse aho twasangaga bagiye mu mirimo yabo, ariko baratwakiraga. Ndetse rimwe na rimwe bakaduha randevu bati muzagaruke, tukaba dufitanye gahunda yuko dusanze bafite umwanya muto, baduteze umwanya muto amatwi, ariko nimugoroba bati muze kugaruka duhugutse saa 8, kubera ko amateraniro twatangiraga mu masaha 10:30. Ubwo saa 8 abahawe gahunda bakinyabya bagasubirayo bakaganira n'abantu b'Imana. Ubwo rero twavayo nanone tukaza gufata irindi funguro, nyuma tukaza kwinjira mu materaniro nyirizina mu masaha ya saa 10, saa 10:30. Amateraniro twagiraga gahunda y'ibyigisho bibiri, icyigisho cy'ubuzima ndetse n'ikibwirizwa cy'umubwiriza yateguye. Uretse ko atari ibyo byari bikenewe gusa, wigeze kumbaza utese biremewe kurangurura? Umva biremewe kandi biteguye no kwicara bakarya. Tubyumvise nko mu Rwanda twakumva bihagije kuba abantu bakoze amateraniro mu gitondo, habayeho icyigisho cy'ubuzima, habayeho ikibwirizwa cy'umubwiriza, tukumva birahagije. Ariko bo ntabwo ari uko bimeze. Bo baricara, amateraniro yatangira kare mu masaha 8:30 saa 9, korali zikaririmba. Kandi ubwo izo korali ntabwo ari nk'izo zo mu Rwanda. Ntabwo ari babandi bagenda nyine bakaririmba ubundi bakitahira. Oya, bo baragenda bagakambika aho ngaho, bagakora wa murimo w'urugo ku rundi, bagafasha ababwiriza butumwa bwiza bagiye kubwirizayo, bakahamara icyo gihe cyose bakitanga mu buryo budasanzwe. Hariyo ubwitange ku bantu b'Imana, kandi bakeneye imbaraga z'abandi bantu b'Imana kugira ngo zibakomeze. Bo rero ntabwo amateraniro y'ivugabutumwa yaba bagizwe n'ibyo byigisho bibiri gusa, ahubwo babanza kumva icyigisho cy'abana, bakumva icyigisho cy'umuryango, bakumva icyigisho cy'ubuzima, bakumva icyigisho cyiswe cy'ubutumwa bwiza. Nyuma hakaza kubwirizwa ikindi kibwirizwa cya nyuma, bakunze gukoresha projecteur bagaruka ku bijyanye n'amahame y'ukuri kwa Bibiliya twizera. Ibyo byigisho byose bikabonerwa umwanya buri munsi. Ariko bitewe na cya kibazo cy'igitoro twagize, ntabwo byadukundiye. N'icyo cyigisho cy'ubuzima twakigaga tutari kuri mikoro, kubera yuko twacanaga moteri bitinze cyane kubera ikibazo cy'igitoro. Isomo twakuyemo ni rimwe gusa, nuko tugiye gutegura irindi vugabutumwa rifite imbaraga. Twifuza ko Imana itubashishije mu kwezi kwa 7 cyangwa kwa 8 twazasubirayo noneho dufite imbaraga, dufite amaransevu wajyana ubutumwa kure, dufite amavuta ahagije, essence ihagije, bya byisho byose bikabasha gutambuka. Ubwo rero abantu b'Imana bari kudutega amatwi, twiringiye yuko bazadufasha, twiringiye ko tuzabona abakozi baza tukajya gufatanya uriya murimo, kubera yuko umurimo urahari rwose, kandi Yesu Kristo azagaruka ari umurimo wageze ku ntego yawo. Ahubwo rwose uyu mwaka n'abandi barebe izindi site bajyaho, yego kugira ngo
dufatanye na bene data bo mu Burundi kwamamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo. amen. Ikindi ahubwo wenda umuntu yakwibaza, abantu wahuye nabo ni bantu ki, mwaganiriye ibiki? Nzi yuko n'ubundi abo mwaganiriye video zabo uzazitugaragariza, ariko tunyuriremo muri make umwe ku wundi, amateka ye ni ayahe, n'iki cyatumye muganira, n'iki wamukuyemo? Nagize navuga ko ari amahirwe make, kuko ndanyuzwe n'ibyo Imana yabashije kungezaho, ariko numvaga nakomeza gutega amatwi benshi, ariko nabashije kuganira n'abantu ndumva bagera kuri 6 bansagiza ubuhamya bwabo. Ndabishimira Imana cyane, kandi bwankoze ku mutima pe. Ibyo nabwirwaga nk'inkuru mbarirano igihe nandikaga ni duto cyane, ni inkuru mbarirano koko, ariko abantu b'Imana bampaye ibiganiro, namwe muzabyiyumvira uburyo uku kuri ino nzira ni inzira y'impatanwa, ariko kandi hari abari kuyinyuramo ku buryo tuzatsindwa imbere y'Imana igihe tuzanga kuyinyuramo, kandi hari ababashije kuyinyuramo. Umuntu wa mbere numvaga mfite amatsiko yo guhura nawe ni umuntu wamenye ubutumwa bwa mbere kuri uwo musozi. Ntabwo nabashije kumubona, bambwiye ko ari umunyeshuri wamenye ubwo butumwa bwa mbere, yabumenye kuri radio Agakiza, radio y'Abadiventiste umunsi wa 7 ivugira aho ngaho mu Burundi. Igera mu gihugu hose? Ntabwo igera mu gihugu hose, naho hantu turi aho ngaho i Bururi ntabwo iyo radio ihavugira, ariko uwo musore w'umunyeshuri ntabwo nzi ahantu yahuriye nayo, ariko kandi yamugeze mu matwi, yumva ubwo butumwa, arabwiga, arabwakira. Yari umusore ukunda Imana, ariko nawe ngubu niko akiri, yari umusore ukunda Imana, yari umwangirikane. Ubutumwa bumugezeho, arabwumva, bimutera igishyika kugeza ubwo yakiriye ubwo butumwa. Ubwo butumwa amaze kubwakira, urumva yatangiye kugenda bigura intege mu by'imyizere yarasanzwemo muri Angirikani, itorero rye rya Angirikani. Abantu batangira no kumuvuga ukundi, bamufata nk'umuyobe, ariko haje kuboneka umusore umwe w'inshuti ye witwa Egide, yaje kwakira ubutumwa nanone abubwijijwe n'uwo musore wundi. Egide rero niwe twabashije kubonana ubu, ndetse n'umukuru w'itorero aho ngaho i Musagara kuri uwo musozi wa Matana, muri iyo komine ya Matana aho twari turi. Ni umukuru w'itorero. Yafataga ibirometero n'ibirometero agiye gusenga ku isabato. Numwe muri ako gace. Ni initiative itabasha gufatwa na buri wese, ariko ubwo bwitange abukora igihe kitari munsi y'umwaka, ajya gusenga wenyine. Kandi yaranabwirizaga, akava ku rugo rumwe ajya ku rundi, ababwira iby'umucyo w'isabato, ababwira ukuri kwa Bibiliya, ngo bitegure Yesu ugiye kugaruka kandi bumvira amategeko y'Imana. Bakamugira umusazi, bamuvuza amagambo menshi, bakamufata nk'aho atuzuye mu mutwe. Nicyo gisobanuro bamuhaga, kuko babonaga ari umuntu batabyumva neza. Ikintu cyo guhinga ku cyumweru cyangwa se ku wa Mungu niko bavuga, kurima ku wa Mungu, ni ikintu kigaragaza nk'aho umuntu atuzuye mu mutwe koko. Bati abantu barima ku wa Mungu. Ubwo rero Egide yabayeho muri ubwo buzima wenyine, ariko nanone muri wa murimo wo kubwiriza ubutumwa aza kubona undi musore umwe witwa Gaston. Ubwo ne abaye umuntu umenye ubwo butumwa bw'Abadiventiste wa 3 kuri uwo musozi, ndetse ubwo ni uwa 2 kubera ko wa munyeshuri we ntabwo ahaba, n'ubu ngubu ntabwo twabashije kubonana. Gaston nawe yafatanya na Egide, bakajya bakora urwo rugendo bagiye gusengera kure, ariko nyuma yaho barananirwa, batangira kujya basengera aho mu rugo, bagakora amateraniro, bagatura n'amaturo, ishuri ryo ku isabato ari 2. Abo bose rero nagize amahirwe yo kuganira nabo, abo bombi bansangiza ubwo bunararibonye bukomeye cyane, n'amagambo bavuzweho. Uyu Gaston we yaje no gushwana n'umusheri we bateganyaga kurushinga, kubera yuko yakiriye umucyo w'isabato, bigafatwa nk'aho ari igitutsi. Ariko aravuga ati raho kugira ngo mpemukire Yesu nta kundi, nakwishimiye kubana nawe, ndagukunda, ariko kandi nkunda Yesu kukurusha. Ubwo nta kundi Uwiteka niko abyemeye. Baratandukana da. Biratangaje, ubundi urukundo ruri hagati y'abakundana rujya rubasha guhangana n'intambara nyinshi,
ariko biratangaje ko ikibazo cy'isabato kitabashije kwihanganirwa hagati y'abo ngabo, birangira batandukanye. Murumva rero ko ari urugamba rukomeye cyane. Undi muntu naganiriye nawe ni mama wa Egide. Mama wa Egide nagize ubushake bwo kuganira nawe bitewe nuko ba basore batatu bambe babiri bakomeje kwibanaho ngabo basenga, haza kuboneka umukorerabushake abo twita abapiyoniye waturutse muri bya bice itorero rikuze mu Kibitoke, aje ngo afatanye nabo guhanga itorero aho hantu, afatanye nabo kubwiriza ubutumwa bwiza, be gukomeza kuba bonyine. Nuko baratangira rero barabwiriza. Umupiyoniye yitwa Celestin yaritanze cyane mu buryo bukomeye, kandi Imana imuha umugisha kubw'umurimo ukomeye yahakoreye. Yimura n'umuryango we. Ababo baratuganirije bati twe twari tuzi yuko ari ba bantu baje guca inshuro, babuze imirima iwabo bakaba bahunze basuhutse, ariko bahakoze umurimo ukomeye we n'umudamu we, bafatanya n'iryo tsinda ritoya ry'abantu babiri, batangira kuvuga ubutumwa bwo ku rundi. Usetse batubwiye ko yahageze mu kwezi kwa 10 ukwa 11 kwa 2022, batangira kuvuga ubutumwa. Uwo mama rero wa Egide yakiriye Celestin, amwakira mu rugo, akajya abana n'umwana we kuko niwe basangiye kwizera. Birumvikana bikomotse rero ku nyifato cyangwa se ku buryo abo bantu bafatwa. Mama wa Egide wemeye kwakira uwo muntu usa nkaho azanye ibintu by'inzaduka, nawe numvise nishimiye kuganira nawe kandi nzi yuko Imana yamuhaye umugisha. Ikinejeje cyane nuko wa mucyo nawe byaje kurangira wakiriye ari umudivantiste umunsi wa 7 uyu munsi. Birumvikana na Celestin twagomba kuganira ngo dusangize uko umurimo yawusanze nuko byagenze n'imbogamizi bafite, kuko niwe usa nkaho uhagarariye uwo murimo. Byaranejeje rero. Hari abandi bantu twaganiriye ni benshi, ariko mu bandi twaganiriye hari umubyeyi twaganiriye yitwa mama Patrick cyangwa se mama Claudine. Umuryango we waramwanze burundu, batandukana bavuga ati tubyaranye abo twonse ibere rimwe ariko ntabwo ukiri uwacu. Atana nabo rwose bitewe n'iki nuko yumviye amategeko y'Imana, ko byari bikomotse ku bijyanye n'uburyo bagize ibyago mu muryango, bagashyira ibintu gahunda ku isabato ntazigemo, umva baramuca burundu. Ni abantu bafite commitment mu byo bemera, ku buryo amagambo yabo baravuga bati mutubwire icyo ari cyo cyose ijuru risaba ngo twemerwe naryo, kuko umugambi wacu no kujya mu ijuru. Iyo niyo gahunda bafite, ku buryo biteguye gushyira ikintu icyo ari cyo cyose bumvise bamaze kwemezwa ko gikomotse mu ijambo ry'Imana mu bikorwa. Abadivantiste benshi ni abantu baterera iyo ukuri kumwe, banagufata nk'inama z'abantu, atwa kuzifata nk'amahame y'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ariko bo biteguye gushyira mu bikorwa buri kintu cyose bungutse. Biratangaje. Bemera gutana n'imiryango yabo kugira ngo batifatanya nayo mu birori cyangwa mu byago. Ibyo kurya barabiretse bimwe na bimwe, ibinyobwa birumvikana. Nyamara nabizera bavuba cyane, kuko urebye itorero navuga ko rishinzwe mu kwezi kwa 4 gukomeza kuri mwaka 2023 dushyize inyuma. Undi mu mama twaganiriye ni mama mediatrice, ni mediatrice yitwa mama Micheline. Uyu mediatrice rero we yateje akaduruvayo ku musozi. Uti byagenze gute? Yari afite ijambo mu itorero ry'Abangirikane, ayoboye amatsinda yo gusenga, afite ubuyobozi ndetse no muri diocese y'Abangirikane mu bucidikoni n'ahandi. Urumva yakoraga henshi. Yabanje kuninira umucyo w'isabato wamugeragaho, afite n'impano ariko nyinshi z'umwuka wera, abasha gusengera abarwayi bagakira. Afite ubuhamya bukomeye cyane, kurya arafite impamvu zo kumva yuko Imana iri kumwe nawe bidasabye bya bindi. Mwuka wera yaramugendereye rero, amwemeza ko ba bantu bari kuvuga ukuri, adakwiye no kubacira imanza, maze yakira umucyo w'isabato. Amaze kwakira uyu mucyo, intambara zabaye nyinshi cyane. Umva, itorero rijya kwisunga leta, ndavuga itorero yasengeragamo, ibintu birazambagurika, imisozi yose iramukoba. Uko yamenyekanye
mu kuba afite influence ku bantu, haba mu kubasengera, haba mu kubabwiriza, niko yanamenyekanye mu gukobwa no kugirirwa nabi n'abamuturanyi be n'abayobozi bayoboranaga mu gihe cyashize. Ndetse rwose habaho imigambi mibi. Ntabwo byoroshye, umurimo ni mugari. Ubu nawe yaratuganirije azana bitwisangiriza, nubwo atabimazeyo tuba dufite amasaha make yo kuganira. N'ubundi iyo mukomeje mukaganira wumva hari ibindi byinshi yasimbutse. Ariko icyo navuga kimwe nuko Imana yakoze ibikomeye mu bantu bayo, iracyabikora. Hari ukuntu bateye bo ubwabo. Ntabwo ari ngombwa yuko mvumva ubutumwa ari uko wababwirije uwo munsi, oya. Nk'ubwo nsubiye inyuma nakubwiye yuko Celestin wa mupiyoniye yahageze mu kwezi kwa 11 asanga abantu babiri, yaje gutegura, yakomeje gukorana na Egide muri bwa buryo bwo kuva ku rugo rumwe bajya ku rundi, baza gutegura amateraniro, atabaza abantu b'Imana bari mu birere bitandukanye. Mu kwezi kwa 4 ni umwaka ushize ndi kuvuga, baza gukora igikorane niko bacyita, amateraniro y'ivugabutumwa afite imbaraga. Abona amakorari agera muri 6 aza kumushyigikira, baraza bakambika aho ngaho bamara icyumweru cyose. Cyari igihe cy'imvura nyinshi cyane, imvura y'urujojo muri uko kwezi kwa 4. Ariko abantu b'Imana baritanga, baragenda n'amaransevuwa n'ibikoresho byo gukwirakwiza ubwo butumwa. Urumva amakorari 6 banyanyagiye muri izo ngo z'aho hantu, barabwiriza. Hahise haboneka umusaruro w'abantu bagera kuri 17 babatizwa. Mu by'ukuri ukurikije andi matorero, ni itorero ryakuze ku rugero rwo hejuru cyane. Ahandi usanga n'ubundi bakiri 2, ari 3, ari 14 nibo benshi cyane, kandi nabwo hamaze imyaka 10, ahandi ari 8. Itorero batubwiye risa nkaho rifite abantu benshi, ni itorero riri ahitwa mu Rutovu, rifite abantu 23. Urumva yuko iri ngiri niryo ryabaye itorero rikuze ku rwego rushimishije kandi vuba vuba. Ubwo 17 baba barabatijwe, biyunga kuri babandi 3 basanzwe baterana, ubwo babaye 20. Ariko nyuma yaho wa mediatrice n'abantu basengana bakomeza kumva ubwo butumwa, Imana ikomeza kubahishurira umucyo wayo, nubwo amateraniro yarangiye. Ndetse bageraga naho ngo ari kuvugirwa bagapfuka amatwi, kuko byafatwaga nkaho ari uguhumana kubumva. Ariko umwuka w'Imana burya ntawe ujya muninira. Haje gutegurwa undi mubatizo w'abantu bemeye umucyo, amateraniro yararangiye. Nanone batizwamo abantu 17 n'uwo mediatrice arimo, n'abandi bari baranze uwo mucyo. Ibyo gusa byakuruye ingorane nyinshi cyane muri ayo madini abakikije, cyane cyane idini ry'Abangirikani ryakomotsemo abantu benshi, harimo n'abo ngabo bari mu matsinda yo gusenga. Bikurura imvururu, bikurura imbogamizi, ku buryo bari baniyemeje yuko bitazongera kubaho yuko aho hantu hateranira amateraniro. Ariko nta wakoma Imana mu nkokora. Ejo bundi twarateranye, kandi nabwo habatijwe abandi bantu bagera kuri 4, biyunga kuri babandi. Ubu itorero rimaze kuba abantu 43 bashima Imana, bafite inyota yo kwiga ijambo ry'Imana. Abo rero twagiranye ibiganiro, urumva abo twashoboye bafite ubuhamya bwiza cyane. Mbega inkuru mbariranira tuba, navuga ngo reka abantu bazakomeze babikurikirane bumve ibyahabereye. Uvuze ku kintu cyo kuba ubutumwa bwageze aho hantu, noneho bushyikira mu gace karimo abantu biganjemo ubwoko bumwe, noneho bigatuma aho bujya hose babubonera mu ndorerwamo y'ubwo bwoko. Ese umunyarwanda nkawe uvuye inaha ukajyayo ukavuga ku by'Abadiventiste b'umunsi wa 7 bizera, ntibituma batangira kukubonamo ibintu by'ubwoko, ntibakwiyumvemo kubera ko wenda ari ubundi bwoko budahuye n'ubwabo, ibintu nk'ibyo? Urumva nkawe wagezeyo kandi uri n'umunyarwanda, n'undi munyarwanda nawe yakifuje kujyayo, ariko ashobora gutekereza ko harimo imbogamizi nk'iyo. Wowe wasanze bimeze bite? Iyo ni imbogamizi nabwiwe mu mateka. Nasubizaga impamvu abantu birunze mu gace kamwe, akandi ntabariyo.
ariko uyu munsi abarundi nabivuze yuko ari abantu bakira abantu neza, nta kibazo cyo kurebana muri ibyo bibazo by'amoko gihari ku buryo bakwanga ibyo ugiye kuvuga bitewe n'uwo uri we cyangwa ngo bifuze kudasangira nawe. Oya, ibyo bintu ntabwo bihari, nta bihari, ntabyo nabonye. Gusa mu gihe cyashize bitewe n'imvururu nazo zishingiye kuri politike byagiye bikoma umurimo mu nkokora, bituma amadini amwe n'amwe agenda yigurupa yirema amatsinda mu duce tumwe cyangwa utundi. Nicyo nashaka kuvuga. Ariko uyu munsi abantu b'Imana umva baranadukunda, abanyarwanda mu buryo bw'umwihariko baradukunda, bifuza kumva tuvuga, barabyifuzaga cyane ngo bumve byibuze iryo jwi, baradukunda rero. Umva muhawe ikaze, muhawe ikaze. Kenshi mu magurupe ari abantu b'i Burundi ubona ko bose ari abantu bafite inyota, ahubwo umuntu yakwibaza ivuga butumwa ry'ibitabo Yego, rihagaze rite mu Burundi? Urakoze cyane, icyo kintu ni ingenzi cyane umbajije. Twarababaye kuko iteraniro ryacu nta gitabo na kimwe twatanzemo, nta bitabo twari dufite, mu gihe kandi muri za ngo zose nta bantu bigeze banga kutwakira. Iyo tugira ibitabo tukabibasigira, twari kuba twabibye imbuto tuzi yuko nyine izamara n'igihe igafasha n'abana bazakurikiraho, ariko ntabwo twabashije kubibona. Ibitabo byaho barabifite, bafite nk'igitabo cy'intambara ikomeye cyitwa Ibyizigiro bihambaye, niba mbyibuka neza. Ntabwo bafite intambara ihambaye. Oya, ntabwo ari intambara, ni ibyizigiro ibyizigiro bihambaye. Bafite n'utundi dutabo dukeya, n'igitabo cyo kugana Yesu ndumva kiri mu Kirundi ariko ntabwo nibuka uko cyitwa. Bafite na Bibiliya birumvikana, ariko si byinshi, ntabwo ari byinshi. Aho mu Kibitoki nasanze itorero riganje, nasanze ibitabo basoma ari iby'Abanyarwanda, bafite ibitabo by'Abanyarwanda nibyo bakoresha kandi birabanyuze, kandi indimi zacu ziraturanye cyane ku buryo ibyo tubasha kuvuga babyumva, natwe bavuga tukabumva, ku buryo ivugabutumwa ry'ibitabo rirakenewe. Dukwiye kubibashyira pe, dukwiye kubashyira Bibiliya, dukwiye kubashyira umwuka w'ubuhanuzi. Nutabasha kujyayo yajyanayo igitabo, yaduha ibitabo tukabijyana tukabibashyira. Iyo tuza kugirana na beni yuzuye ibitabo tuba twarabashije kubibaha, kandi tuba bari kubyakirana ubwuzu, ariko ntabwo twari tubifite. Gusa icyo twaganiriye n'abantu b'Imana twahuriye abo ngabo bigatumba, abo bagize korali Guma ku Rufatiro, twabibonye nk'aho ari cya gihe cyo gutata. Mose yageze kohereza abatasi 12 gutata i Kanani ngo barebe uko hameze, baza bazanyeho amahundo meza bagaragaza uko igihugu giteye. Gusa ikibabaje nuko bazanye inkuru mbi 10, 2 gusa no bazanye inkuru nziza. Natwe rero twagiye gutata. Icyo twabonye nuko twasanze umurima w'Imana uhari wo kubibamwe imbuto nziza, kandi umeze neza rwose. Politike y'igihugu cyabo n'uburyo abaturage bakira abantu ni ibintu bifavoriza umurimo. Kwamamaza ubutumwa tuva ku rugo tujya ku rundi nta ruhushya bisaba. Kumanika ibyuma bikarangurura cyane biremewe. Ibitabo barashaka kubisoma. Ibisigaye nuko tubibashyira rero tukabashyira ubwo butumwa bwiza, naho ubundi umurima ni mwiza cyane. Twaravuze rero ngo tumaze gutata, tubonye uko ibintu bimeze, utaha tuzaza tuje noneho gukora umurimo nyirizina, ku buryo twagambiye ko mu kwezi kwa 7 ukwa 8 uko Imana izadushoboza tuzakora uyu murimo. Hari ikintu nakubwiye yuko mu kwezi kwa 4 bateguye amavuna mu gihe cy'imvura nyinshi cyane. Cyakora yabaye igitangaza, indatuma bamwe bihana, ituma bihana biyeguriye Imana, byabakoze ku mutima bazabitubwira. Kubera iki myaka yari gupfapfana cyane, nyuma yaho babona bahageze, abantu b'Imana barasenze basabye ikirere cyiza, Imana ibaha ikirere cyiza, imvura ntiyongera kugwa, imyaka yabo irazuka, bibakora ku mutima bati abantu bari kumwe n'Imana. Ibyo nabyo ubwabyo Imana yabiherewe ibabwiriza. Icyakora abanga ubutumwa bwiza bakomeje kurwanya wa murimo, bo batangiye gucengeza andi magambo avuga yuko babantu ari abarozi, ahubwo noneho baroga n'imvura. Yego. Ubwo twe twagiyeho dusaba Imana ngo ahubwo izatange n'imvura kugira ngo tudatwara iryo zina ry'uko
usibanganye rya zina yego ry'ubupfubyi. yego urumva abantu bafite ubushake bwo kurya kandi barita ku bimenyetso Imana itanze, barita kuri buri kintu cyose, barumva bashaka kugenza gute gukorera Imana. Kubera iki rero bategura amateraniro mu gihe cy'imvura? Nicyo nashaka kuvuga, nuko aho amatorero ari bagakwiriye kubafasha, nabo baba bafite amavuna, bafite amateraniro y'ivugabutumwa, bafite ibikorwa byinshi cyane mu gihe cy'impeshyi, mu gihe cy'izuba. None ba bantu ba Nyakamwe hari abantu babiri, urumva kujyayo ugenda ujyanye n'ibyo uzarya n'ibyo uzaryamaho, kugira ngo ujye muri iryo vugabutumwa ryabo. Bakabitegura mu gihe cy'imvura ngo bazabone abantu babafasha. Twaravuze rero ngo tugiye gusenga, tubwire n'abantu b'Imana ko umurimo hari ahantu hari kandi hakenewe ko umurimo hagera. Noneho tubitegure mu mpeshyi, twiringiye ko bizaba bifite imbaraga ziruta ibyo mu gihe cy'itumba. Tuvaneho n'inzitizi uko Imana izadushoboza, dutegure izo moteri hakiri kare, dutegure ibyo bitabo tubyegeranye, dutegure abantu bazakora, mbega ibintu bitegurwe hakiri kare mu gihe cy'impeshyi, maze ubutumwa bwiza tubujyaneyo, tubashe kugarura benshi kuri Kristo. Rwose bene data babyumve, tuzarebe ko dutegura ibishoboka byose ku masite menshi ashoboka, yego, ahantu hatandukanye mu Burundi, cyane cyane aho ngaho hataragera ubutumwa neza, hanyuma hakorwe umurimo. Turebe ko bene data benshi bumva umucyo w'isabato, n'ubundi butumwa bwinshi bushobora gukiza ubuzima bwabo, bukabageza mu bugingo buhoraho. Amen. Eric, sinzi niba hari ikindi utatubwiye wakomozaho, ariko niba ntacyo twagana ku musozo. Nta byinshi mfite byo kuvugaho, dore ko nshaka ko byinshi bazabyivugira banabibasaba. Icyo nshaka kuvuga ni kimwe gusa, nuko dukwiriye kwemera ko umurimo w'Imana ari uwacu, tukitabira irarika rya Yesu nk'uko riri muri Matayo 28:19, tuvuga ngo nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa, abemera mubatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Ikindi ni amagambo Yesu Kristo yavuze muri Matayo 24:14, ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ku isi. Dufite akazi rero ko gutebutsa nk'uko Petero yabyandikiye abizera bose, gutebutsa kuza k'umwami, tujyana ubutumwa aho butaragera. Uramutse uri mu Rwanda ukareba uko ubutumwa bwatsimbataye, wakwibwira yuko umurimo warangiye, yewe wabasha kuvuga yuko koko hari abigisha yuko turi no mu cyago cya gatandatu, bisa nkaho rwose tugeze ku iherezo. Hari n'abavuga ko umurimo warangiye. Ahari uri mu Rwanda ushobora kwibwira yuko koko ariko biri, ariko wigiye hirya gato yabona hari akazi ko gukora. Bityo rero abantu b'Imana babasha kuntega amatwi, babasha kuzabona ino video, ndabararika mu izina rya Yesu ngo muze mufatanye natwe kwamamaza ubutumwa bwiza, maze Kristo ahereko agaruke. Ubwo gahunda uzayiduha neza, yego, tumenye icyo gukora. Abantu bagenda bavugana nawe, babwira icyo dukeneweho, yego, twese hari icyo twakora muri ubu burimo. Ndagushimiye rero, Imana iguhe. Amen. Izuba rirasa Data mwiza uri mu ijuru, turagushimiye cyane ko watoranije umunyabyaha kugira ngo agire uruhare mu gakiza k'abanyabyaha. Mu buryo bw'umwihariko tugushimiye Yesu watanze kugira ngo adupfire tukiri babi. Urwo rukundo rwemeye yuko utanga umwana wawe w'ikinege, nirwo wifuza kuduha natwe ngo dukunde abarimbuka bari kuzimira. Muri aka kanya turarugusabye kugira ngo abumve iki kiganiro bose bateremo umutima wo gushaka gukiza abandi, kandi ubwo tubararika mu izina ryawe ngo tubarangiraho umurimo uri, wumva ari wowe ubahamagara. Komeza kuturinda no kutuyobora, komeza kutumurikisha amaso hawe, komeza kutuyoboza umwuka wera waganiza imitima yacu, twemeze igikwiriye ku gusenga kwacu, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.
Bwana.